Intangiriro igice cya 4. Kayini na Abeli. Adamu aryamana n'umugore we Eva, amutera inda, abyara umuhungu amwita Kayini, avuga ati mbyaye umwana mbikesha Uhoraho. Eva abyara undi muhungu amwita Abeli. Abeli aba umushumba, naho Kayini aba umuhinzi. Hashize igihe Kayini ashyira Uhoraho ituro ry'imyaka yahinze, Abeli nawe azana uburiza mu matungo ye n'ibinure byayo. Uhoraho yishimira Abeli n'ituro rye, ariko ntiyishimira Kayini n'ituro rye. Ibyo birakaza Kayini cyane, maze mu maso ye harijima. Uhoraho abaza Kayini, aturakajwe n'iki? Ese ni iki cyatumye mu maso hawe hijima? Nukora ibyiza sinzabura kukwishimira, ariko nudakora ibyiza umenye ko icyaha kikubikiye nk'inyamaswa igutegeye ku muryango ngo igusumire. Nyamara ukwiriye kukinesha. Umunsi umwe Kayini na murumuna we Abeli bari mu murima baganira. Kayini asumira Abeli aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati murumuna wawe Abeli arihe? Kayini aramusubiza ati ndabizi se. Ese nshinzwe kurinda murumuna wanjye? Uhoraho aramubwira ati ibyo wakoze ni ibiki? Amaraso ya murumuna wawe amenye ku butaka ngomba kuyahorera. Kuva ubu ubaye ikivume kurusha ubutaka bwasamye bukamira amaraso ya murumuna wawe wishe. Nubuhinga ntibuzongera kukurumbukira, bityo uzahora uri inzererezi wangara ku isi. Kayini abwira Uhoraho ati icyo gihano kirakabije, sinashobora kukihanganira. Dore uhereye ubu unciye ku isuka, ntuzatuma nongera kuguca iryera, umpinduye inzererezi ngo mpore nangara ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Uhoraho aramubwira ati ya Kayini we, uwakwica wese yabihorerwa 7. Nuko Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzahura nawe atazamwica. Kayini ava imbere y'Uhoraho ajya gutura mu gihugu cyitwa Nodi mu burasirazuba bwa Edeni. Abakomoka kuri Kayini. Kayini aryamana n'umugore we, amutera inda, abyara umuhungu bamwita Henoki. Kayini yubaka umugi awitirira umuhungu we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki ashaka abagore 2. Uwa mbere yitwaga Ada, uwa kabiri akitwa Sila. Ada abyara Yabari, sekuruza w'aborozi batuye mu mahema. Murumuna we witwaga Yubari, sekuruza w'abacuranga inanga bakavuza n'imyirongi. Sila we yabyaye Tubarikayini, sekuruza w'abacura ibikoresho byose mu muringa no mu cyuma. Mushiki we yitwaga Nama. Lameki abwira abagore be ati Ada na Sila nimutega amatwi. Bagore banjye nimwumve icyo mbabwira. Nishe umugabo muhora ko yankomerekeje, nishe n'umusore muhora ko yankubise. Niba Kayini yahorerwa inshuro 7, jyewe nzihorera inshuro 77. Seti na Enoshi. Adamu aryamana n'umugore we, arongera amutera inda, abyara umuhungu amwita Seti, avuga ati Imana inshumbushije undi mwana mu mwanya wa Abeli Kayini yishe. Seti nawe abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangiye gusenga Imana bayita Uhoraho.